Yes okay check 1 2. Reka twigarukira ku gice cya kabiri cy'ubuzima bw'abatsimba. Buramwe abantu ngana kuvuga uti mwizi minsi The Victory Entertainment bibutsa ko YouTube channel yacu ari Dakika Films niyo wacu usanga ikiganiro cya buri munsi. Iki ni gice cya kabiri muracyari hamwe na King Boy nkuko bisanzwe cy'ubuzima bw'abacukuzi b'amabuye y'agaciro. Brara twasoreje umutsimba atsimba ahatirizwa ashakisha amafaranga adafite icyo yamumarira usibye kuvuga utubuzima bubi nibwo butuma akora bira byose. Buri ikindi kintu cya mbere nababwira kubyerekeranye batsimba, amasimu abiri iyo ari gutsimba afite ababose babiri batandukanye, imwe iri ku mari n'indi nayo iri ku imari. None cyane ubuzima bwabo ubonera kari bubi kandi bunahangayitse cyane iyo bagonganye. Buriya amashima biramaze gukubitana gahura, mapigiri y'ibiri zigahura neza. Ba boss ba nyirayo masimu bo baba bari hanze bibereye mu kuryoshya kwabo, ariko abandi aribo bari hasi bari gukora akazi. None y'amashima biramaze gutoborana cyangwa se guhuza za mapigiri y'imitwe ibiri, habamo akarengane gakomeye cyane kandi habamo akababaro gakomeye cyane. Burariyo hariyo isimu igongana n'indi bigatoborana, ugasanga baguze imihoro bazanye amasururu n'amashoka baje kwica aba batoboye, bagatemana bicana bahangana kugira ngo umutwe umwe aba ari wo uyobora ishimi imwe. Kuko urabona yuko n'amasima abiri aba amaze kugongana, bakora uko bashoboye bakicana, ariko bakagira umuyoboro umwe ugenga ishimi imwe kandi ari ibiri ziba zatoboranye. Ako kanya niyo ababyeyi babyariye ubusa baburira abana babo, ugasanga ubuze umwana wawe ngo yagiye gutsimba, yagiye gushaka ubuzima, kumbe yageze mu kinyangara cyangwa se mu kirombe. Bimubera nguko agatemwa. Kandi cyane baretse mbibire no kubanga umutsimba mushimi yamaze gupfa cyangwa se iyo kimukubise kikamufandika atarishimu yose ifandamye ngo yica abantu benshi, bafata umurambo wa mutsimba bakawushira mu gistrombori cyangwa se mu kibwega cy'ikibande ruje, bakabuhindura inkingi cyangwa se bagacukura nko ku ruhande bagapfa kurambika. Kandi kinuko kinumbi benshi turakizi, ugasanga bamuhambye ntibari no kuhatinya baraharira, bakajya bahatsimba ugasanga intumbi y'umuntu bayigize inkingi. Usigara mu kababaro ninde cyangwa se uba mu gihombo ninde? Ni papa we, ni mama we, ni umuryango we, ni umugore we n'abana be. Burishimi bifite byinshi mwa bantu mwe. Ishimu ifandika abantu nk'icumi cyangwa se 20. Kandi mwabo abantu bose baba bapfuye mwiyo shimu kiramuntu abafite umuryango we, ariko ugasanga boss akoze uko ashoboye cyangwa se nyir'ishimu agafata amafaranga akayahereza barya batsimba barokotse kugira ngo baceceke ikibazo cyabo. Bega baceceke ntiyagire n'umwe uzatobora ibanga kishimu ye yisha abantu. Ugasanga uri mu rugo utumwana wanjye yagiye mu kariyeri, yagiye gutsimba cyangwa se yagiye gucukura amabuye y'agaciro, utazi ko yariwe n'ingona n'umurambo utazigera ububona. Buramwe abantu mwe kira kinyangara twiyonga turugutsimba kitubuza byinshi ndani icyo kitugezaho. Bura cyane buretse mbaye nk'urugero rworoshye, usanga umuntu watangiye gutsimba muri 2000 watangiye 2020 atsimba, akaba agajeje muri 2025 agitsimba, ariko nta ni pariseri yari yigurira. Ugasanga atangiye 2020 atsimba akageza 2025 nta n'ikintu na kimwe kigaragara yigeze yigurira. Nukuvuga
ubundi ubuzima bw'ikinyangara butanga iki nubwo buguye? Kuki abantu tubuhoramo? Kuki butwica tukanabwihatamo? Ubundi ni ukuvuga uti abantu turiharahata, twitsindagira aho tudakwiye kugira tubona amaramuko, dukora ibidashobotse kugira tubona amaramuko, ariko amaramuko y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwo arenze no kwemera, arenze byose. cyane cyane nk'uko nababwiye mu gice cya mbere, nta muntu w'umukire cyangwa se nyirisimu wibeshya ngo amanuke mu ishema ajye kureba uko ishima imeze. Wapi! Ishimu kiba ari icyobo kirekire kigeze nko muri bigeze nko muri metero 80, ariko ugasanga bagiye bashyiramo inkingi z'imbaho cyangwa se amadiri ibikanda bya ribuyu. Ishima irangiza nk'umwaka cyangwa se amezi 12 iba itangiye kujya inyeganyega iyumba, ariko ugasanga bosi nta muwafite zo kwinjizamo abantu ngo bajye gutsimba, we icyabashingiyeho ni amafaranga gusa. Ugasanga ariko vuga uti mwinjiramo mutsimbe, buradufate nk'urugero nk'ejo bundi mu kwezi kumwe gushize, ukwezi kumwe gutambutse, amafaranga y'abatsimba bari bamaze kuyagabanya yagiye hasi, ku buryo ki ujya muntu wahembwaga 2,000 ari kuri mapigiri yo hasi ku mutwe w'ishima y'ishimite ihereye, ugasanga yahembwaga 2,000 by'amakongomani cyangwa se 20,000, ariko yigeze gupunguka bakajya bamuhemba 15,000 cyangwa se 10,000 akanayafata. Ugasanga umutsimba ubundi imbaraga zaba yapatejura mu mapigiriyo wacu uburi hasi, shefu mapigiriyo buri segonda aba amaze gutakaza energy ye isanga nko mu 1000. Buri ugasanga energy yagashakishije ukwezi kose cyangwa se imyaka 2 akayitakaza mu segonda rimwe gusa. Buri buzima bw'abacukuzi y'amabuye y'agaciro burakoye. Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro buratwe tububona bworoshye, hari abenshi bajya bicara mu magoye bategereje kugura gusa, ugasanga bamwe baricaye bafite amafaranga yabo bakeneye kugira bayabazanire bagure, ariko batazi ngo ayo mabuye y'agaciro aturuka he. Ugasanga wiriwe uruha, warushye gucyo wacitse urupfu, uzanye amabuye y'agaciro cyangwa se uzanye imari. Umukire ujya kuzikugurira akazigura nk'uko bidakwiye, ugasanga amafaranga nimba wakabonye $1,000 aguhaye nka $200 cyangwa se $200. Buri kintu cya mbere abatsimba tugira, abatsimba bagira ikintu cyitwa buri mutsimba wese ahari hose buretse mbabwire, umutsimba agira ikintu cyo bita irari ry'amafaranga. Buri mutsimba nta n'ikibanga afite, ariko agatsimba afite ibitekerezo byo kuvuga utubundi ngiye kuyabona ayo ariyo yose abema akaboneke. Buri abantu benshi bakira bakijijwe n'amaboko y'abandi, batanakurikije ku muruho cyangwa se agaciro k'ibyo yakoze kugira abone ibyo ari kumugurisha. Buri abantu mw'abantu mwe, niyo mpamvu iterambere ryacu ryagiye rikagwa hasi. Twe misozi zicumbikiye amabuye y'agaciro cyangwa se twe misozi twe buke bukikije imisozi y'amabuye y'agaciro ducumbikiye imari, ducumbikiye twe turimo turakiza abo hanze tutabizi. Ugasanga mu gace kacu umukire urimo wiyemera, nta mukire uba urimo ufite nka miliyoni kuri konti, ariko ugasanga imari agurisha ku munsi uwaziguze yinjije nka miliyoni 3 kuri konti. Ibyo ni ibintu bimwe bijya biducanga bikanaturindagiza mu bitekerezo tukabura uko twabigenza. Abatsimba bakagombye kuba
bahabwa agaciro kabo, abatsimba bakabona agaciro kabo nk'uko bisanzwe. buri mutsimba yakabaye ahembwa amafaranga atubutse ku buryo kinawe urupfu rwe nubwo yapfa. buraswate buretse mbabwire ikintu cya mbere abakire bakoresha ku mashimu. usanga umukire afite nk'abantu 170 mu simu, ikinyangara cyangwa se umutingito waza ishimu ye ikabica bose ntagire n'umwe urokoka. ariko ikintu yitwaza kugira ngo ibyo byose abikire, agakoresha amafaranga ngo ari gutanga amarira, agatanga amarira ku muntu utahembwaga n'amadolari 50 ku munsi. ubundi umutsimba nta mutsimba ucura amadolari 50 ku munsi utsimba mu isimu cyangwa se ujya hasi cyane, ntawe. ariko yamara gupfa bose wamukoreshaga agatanga amadolari 500 $500 akatanga uti ayo namarira. buriya mw'abantu mwe turabyara ariko ntituzi ngo turi kubyarira iki. aho kugira tubyarire umusaruro turi kubyarira umurumbo, turi kubyarira inyungu y'abandi, turi kubyarira kaunti z'abandi kwinjiza amafaranga. buriya amabuye y'agaciro mw'abantu mwe ku kwezi ntasaba amabuye y'agaciro ku kwezi, ubundi aba amaze nko kwisasira nk'abantu 1000 cyangwa se 2000. amaze kubisasira cyangwa se ukwezi gushira nk'ibihumbi 2000 by'abantu bipfuye mu ikariyeri. urumva ibyo bintu bibiri, ibyo bihumbi 2000 abapfakazi 1000, ababuza babo basanga mu 1000. nta kindi kintu basigarana usibye amarira. icyo kintu cyatwisha twese, ugasanga nyine kariyeri twese yaratumaze. twabuze abacu tukabura ibyacu bitewe n'ikariyeri. nuko nta gaciro na kamwe dukura mu ikariyeri. urusanga ubundi yabise ngo ikariyeri yabifite nk'ikintu tumariye twe tuyicukura. wacukura ikariyeri amabuye y'agaciro ukacukura nk'amezi 3 nawe ukaba umaze kwibonera igishoro cyawe ugatangiza bizinesi. ariko turangiza imyaka n'imyaniko tutari twagira n'ikintu na kimwe dukura mu ikariyeri. kuri icyo nicyo kintu cya mbere kitudindiza twe batsimba. icyo nicyo kintu cya mbere kidutasi twe batsimba. icyo nicyo kintu cya mbere tena kiduca intege twe batsimba. ubundi gituma badukorera ibyo ngibyo kuvuga uti niba tayarya bayareke, nuko ubuzi ko nutajya mw'ayo mabuye y'agaciro nudakora ibyo bavuze uraburara. nta kintu urabona, ntiwakwirirwa mu isantiri kabiri nta na samfuru ufite. biba bisaba tukugira ugende neza winjire mu rupfu ushakemo ayo mafaranga. ugeze hanze mu mahanga niho ubona agaciro k'amabuye y'agaciro mucukura gafite. urusanga abandi bana bariho neza bafite amafaranga baragiye bakaminuza mu mbaraga zawe, mu bwenge bwawe, mu byo wakoze. ariko twebwe ugasanga wowe uko wavutse, uko watangiye kugicukura nta nikuri. yari King Boy nk'uko bisanzwe. none mbibutsa ko YouTube channel yacu ari Dakika Films, ariyo mwajya mudusanga buri munsi, ariyo mwajya mutubona. burani kuri The Victory Entertainment ku isonga. mbibutsa ko ejo bundi tariki 1 tuzaba dufite show live agasobanura entertainment hano mu rugo. ariko man, okay.